Haleluya, haleluya. Amen. Twongeye kubasuhuza bene data, abakunzi ba Anaweza. Ni mama Atanya kandi na mama Matilda tugarutse imbere yanyu, inshuti zanyu, turabizi ko mudukumbuye natwe twari tubakumbuye. Mama Atanya nawe twari tumukumbuye tumuheruka umwaka ushize, nongeye kumubazanira kuko ndabizi ko mwamukunze. Haleluya. Amen. Umwami Imana rero abaho umugisha, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Uyu ni umwanya mwiza umwami Imana yaturemeye ngo twongere tunezererwemo. Turabakunda kandi murabizi. Reka dutangire dushima Imana. Turagushimiye nyiringabo Imana yacu, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa no gutambirwa, umwami w'abami. Tuguhaye icyubahiro kandi kubw'uyu munsi mwiza waturemeye ngo tunezererwemo nyaguhora ku ngoma. Ushimiye ko wandinze ku rwanjye ruhande, ukarinda mama Atanya, ukarinda n'abakunzi bacu ba Anaweza. Twese wabanye natwe kuko kuri Imana ibera hose icyarimwe. Mwami Imana turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Turagutumiye rero mukunzi mwiza muri iki kiganiro ngo ubane natwe. Mwuka wera w'Imana tegeka kandi uyobore imitima yacu, turayikweguriye. Imitima y'abakunzi ba Anaweza turayikweguriye. Bana natwe utugirire neza, udukoreshe mwami kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo iki kiganiro mwami Imana kigira uwo gihembura, kigira uwo cyubaka, kigira uwo gifasha papa kugira ngo dukomezanye muri runo rugendo kuko waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo niyo twaje gukora hangaha hagiwe na mama Atanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze mwami Imana ko mvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mama Atanya Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimba. Haleluya. Amen. Ndakwakiriye muri studio za Anaweza. Bire dutya. Twari tugukumbuye. Imana ishimwe ko ngiye kukuzana. Ndabona uri ubwiza bw'Imana, uri imbaraga z'Imana, uri amavuta y'Imana. Nkuko mubizi mama Atanya. Ni umuntu uhora mu buntu bw'Imana, mu buntu bw'Imana mu kubaho kw'Imana. Ndakunezerewe rero, abakunzi ba Anaweza baragukunze ngira ngo warabibonye. Mwami Imana aguhe umugisha, ngwino dukorera Imana. Haleluya. Amen. Yeah. Abakunzi bacu aho muri hose nimumfashe kwakira umukozi w'Imana mama Atanya. Gwese muzamura ibiganza gutya cyangwa mukome mu mashi. Haleluya. Hanyuma twakire mama Atanya. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Shalom, Amen. shalom. Shalom, shalom. Mana duha Haleluya. umugisha. Ya, uyu munsi rero ndabizi ko hariho abamubonye mama Atanya mu biganiro by'ubushize twagiye dukora, bataramubonye namwe mwicare hafi aho ngaho mukomeze mukurikira. Ndabizi ko muri bugubwe neza. Haleluya. Mama Atanya turakwishimiye rero. Imana igumugisha kwitabira ubutumire bwacu. Ni byiza ko dukorera Imana mu bihe byose. Amen. Kwa tunyuze mu gahe katoroshye, abakunzi bacu ntibaduherukaga. Babizi corona yahungabanyije ibintu byinshi. Ako dushimye Imana ko idushoboje ikabitugaruye kugira ngo twongere tuyikorere. Uyu munsi rero mama Atanya ndagira ngo tuganirize ku bakunzi ba Anaweza. Uyu munsi dufite terime ivuga ngo kwihangana gutera kunesha. Amen. Amen, amen. Amen. Kwihangana abakunzi bacu ba Anaweza bitera kunesha. Kwihangana umuntu wese wagize kwihangana igihe cyose aranesha akavamo ari intwari. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Uremeranywa ni terime kwihangana gutera kunesha. Cyane rwose. Haleluya. Remeranya nayo. Yego. Ariko mbere yo kugira icyo tuvuga, tubanze twifashishe ijambo ry'Imana. Yego. Ngiye gusoma ku ijambo ry'Imana rigufiya riri butuyobore muri iyi gahunda. Yego. Mu gitabo cya Yakobo, ngiye gusoma abakunzi ba Anaweza mu gitabo cya Yakobo. Nta kibazo mama Atanya, nawe nuba uri kuganira nihagira ijambo wumva Imana gushyize ku mutima urariganira. Bajya tuganira mu ncamake kugira ngo tuganire cyane kuri terime byimbitse. Tugiye kuganira ku ijambo riri mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere, umurongo waho wa 12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen, amen. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa rero umuntu wihanganira ibimugerageza ngo namara kwemerwa n'umwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo mama Atanya niba wabyumvise burya hari Imana yemera ko tugeragezwa. Cyane rwose. Kuko ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Kandi iryo kamba
imana iba iritubikiye ariko tukiri na hano ku isi yo wihanganye twihangana ibikugerageza byanga byakunda uranesha ukagera ku rundi rwego uranesha ukabona imbaraga z'Imana. Karibu rero Mama Tanya giye kutuganiriza kuri iyi sije, turaganira turajya tugenda twunganirana kuri iyi sije kugira ngo abakunzi bacu banaweza bumve buryo ki kwihangana ari iby'agaciro. Yego. Amen amen. Wumve ko iki kwihangana ari iby'ingenzi. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese akwiriye gusaba Imana imbaraga zo kwihangana mu bihe arimo. Kuko kwihangana biduhesha kuba intwari. Kwihangana bidushoboza guhesha Imana yacu icyubahiro. Kwihangana bitugeza ku byo twarwaniriraga kugeraho tutanduranije. Cyane rwose. Imana iduha imbaraga zo kwihangana. Amen. Haleluya. Amen amen. Amina. Yego, rero turakwakiriye Mama Tanya. Yego. Urabanza tuganirizeho iryo jambo uraza kuri tuganiriza nyuma, ariko banza tujyane muri iyi sije neza. Kwihangana bitera kunesha. Iyo sije wowe yumva ute? Ese ni hehe mu buzima bwawe iryo jambo ryagufashije? Ni hehe wihanganye ukabona kunesha? Ni hehe Imana yaguhaye imbaraga kubwo kwihangana? Reka abakunzi bacu bakurikire, ndabizi neza yuko Imana iri bugukoresha igihe utwari nk'uko bisanzwe. Haleluya. Amen amen. Imana iguhe umugisha Mama Tanya. Abakunzi bacu mufashe twakire Mama Tanya. Amen amen. Murakoze cyane. Nanjye ndishimye, ariko mbere ya byose ijambo ry'Imana ni ryo rya mbere. Amen. Nshimye Imana kubwira ijambo iduhaye. Amen. Iri jambo nanjye ryagiye rimbamo cyane. Yego. Rimbera inkomezi. Bakunda kuvuga ngo akabando k'iminsi. Ryambereye akabando k'iminsi. Gerijwe kugira ngo abakunzi ba naweza bakumve. Yes, riransindagiza. Kuvuga akajwi gatoya nk'aka buriya mba numva ndi kuvuga cyane, mba numva nasakuje, ariko reka ngerageze nzamura ijwi, ngira ngo wenda no gukura biba birimo, muzajya munyihanganira, nzajya ngenda nzamura uko umwuka wera anyobora. Amen. Iri jambo riri mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, ngewe ndibuka ryankuye ahantu mu mwijima hakomeye cyane. Amen. Hari igihe abanyarwanda bajya bakunda guca imigani, ukumva ko ni imigani iriho rwose, aho bavuga ngo aho umwana arira nyina ntiyumve. Nari ngeze aho hantu, ariko iryo jambo ryaramfashije. Ryaramfashije gute? Wenda ntarinjira cyane, banje gushimira Imana ko yankijije. Amen. Yampaye agakiza ku buntu. Amen. Impa agakiza ku buntu. Ako gakiza niko kambereye urumuri rwo kwegera ku masezerano y'Imana. Ako gakiza niko kambereye urumuri rwo kwita ku ijambo Imana imbwira mwiyerekwa cyangwa mu byanditswe byera, bituma mpumuka. Rero ndashimira Imana cyane cyane cyane, yankuye ahantu ho mwijima w'icuraburindi, aho shitani yari yaramboheye, numva ko nizera Imana, ariko burya ntago nari nyizeye cyane, kuko hari ubwo twizera Imana tukavanga n'ibindi. Ukaba wakwizera Imana ariko ukizera imiryango, ukizera ababyeyi niba bafite, ukizera umutware niba umufite, ukizera abavandimwe, ukizera akazi, ukizera amashuri, ukizera amafaranga. Ariko ibyo byose ndashaka kubabwira ngo hatarimo gufata ijambo ry'Imana ngo uryibikemo, nkuko Dawidi yavuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye. Haleluya. Kugira ngo ntagucumuraho. Iryo jambo rero ry'Imana iyo ribitse ku mutima wawe, iyo ugeze ahantu hakomeye, aho abanyarwanda bavuga bati aho umwana arira nyina ntiyumve, ijambo ry'Imana rigusangayo. Haleluya. Rikagusangayo, rikaguhumuriza, rikakubyutsa, rikagukomeza. Ndashimira Imana ko iryo jambo ryo muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Ndashima Imana kubw'iryo jambo, kuko ni rimwe mu majambo mu ijambo ry'Imana nahawe ngitangira gushaka Imana. Ndibuka nari ndwaye indwara z'amayobera, narwaye imyaka irenga 20, ndwaye indwara zitazwi, ariko ari indwara zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umubiri wose wari warafashwe,
nageze aho njya nitura hasi nkashiramo umwuka asa n'ushizemo umwuka nkajya muri koma bakahanterura ntazi yondi ariko muri ibyo byose nagiye nyuramo ijambo ry'Imana. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko cyari ikigeragezo gikomeye. Haleluya. Iyo rero wizeye ijambo ry'Imana cyane ryo kwihangana, ndashaka kukubwira ngo uko kwihangana kwawe kukugeza ku masezerano. Burya iyo utihanganiye ibikugerageza hari ubwo wirwanirira, hari ubwo wicira inzira, ushobora kuba wenda ufite urugo wenda nk'ababyeyi, ufite urugo rugukomereye cyangwa wenda n'abapapa arega haba burya umuntu wari we wese kugeragezwa ntabwo navuga ngo ni iby'umuntu runaka. Shitani ashobora kuza cyane nk'abubatsi ngo akaza agakorera mu mugore akaba umusinzi cyangwa akaba umusambanya, ugasanga umugabo arihanganya acishijwe bugufi, urumva aho za mbaraga zo kwihangana. Ugasanga cyangwa umugore acishijwe bugufi, umugabo mbese amubereye nk'ikigeragezo. Ariko je ntabwo nkunda kuvuga ko ari ikigeragezo, je mbyita amashuri. Ni amashuri y'Imana. Haleluya. Kuko tukiri mu isi niko Yobu yavuze ngo tuba dufashe igihe mu ntambara. Haleluya. Amen, amen. Ushobora kuba ufite ikigeragezo nk'icyo ngicyo, icyiza nuko wasoma ijambo ry'Imana ukaryifashisha rikakuyobora rikaguha ihumure. Nanjye njyewe nagize ikigeragezo rero cy'uburwayi. Ubwo burwayi bwamfashe imyaka myinshi, ariko naje guhumuka ninjira mu gakiza neza, maze gutangira kumva amajwi y'abadayimoni ambwira ngo birarangiye. Iryo jambo rero hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa. Numvise ngo guhirwa, ndavuga numva iryo nanjye ni isezerano ryanjye. Ngiye kuryinjiramo ndihagararemo neza. Urabizi iyo wagambiriye kwihangana cyangwa wagambiriye kwizera Imana, shitani azana ibigeragezo byinshi, akuzaniriye burya n'ibitekerezo byawe bishobora kukugerageza. Ukaba wenda wakwibaza utariko ubundi ngewe nacumuye iki. Burya akugerageza no mu bitekerezo cyane rwose. Ukaba wagera ahantu kubera ikigeragezo ufite, n'abantu bakaba bakurambirwa, bakaba bakurambirwa, ugatangira ukibaza atariko se ngewe kubera iki batansura, ese kubera iki batama ibyo nkeneye. Ushobora kuba ukeneye n'ibintu bidahenze pe. Nari mfite musaza wanjye, kuri kose ariko mfite musaza wanjye umukristo cyane witwaga Ejide, ngira ngo uramwibuka. None uriya mwana yarwaye igihe kirekire, arwara kanseri, arababara, arakubitika, umubiri urababara. Noneho akajya asenga. Nibutse aho wari uvuze ngo hari igihe umuntu arwara akagera kure, nawe yajyaga asenga akavuga ngo ariko Mana ngo urushyize kera ngo ruhinyuze intwari. Urumva icyo bivuze? Bivuga ngo urugamba rubaye rurerure, umuntu agera akarambira, agacika intege, babyita kugisari, akanamuka akiheba akagwisari. Ngira ngo naho ngaho wavugaga rero. Yego. Hari igihe rero ugera ahantu nk'aho ngaho, yewe ukifuza n'uwaguha amazi yo kunywa ukamubura. Kandi abantu bari aho, hari ikigeragezo gisigara ari icyawe, ni ukuvuga ngo ni ishuri. Ngewe nkunda kuvuga ko ari ishuri. Kandi iyo wamaze kwinjizwa muri iryo shuri ryo kugeragezwa, ntabwo ari uko Imana ibikwanga mwene da. Hari umuririmbyi njya nkunda kuririmba, muzajya munyihanganira. Hari umuririmbyi wamfashije cyane muri ibyo bihe, umuririmbyi witwa Gonzage. Yaririmbye indirimbo ivuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera kuba mu ishyamba igihe kirekire, ibyo witaga ibisubizo bikakugerageza, ukavunika we ugashoberwa, ijya yemera ko byose bitugeraho. Haleluya. Iyo ugeze kuri iryo jambo rero, ibigeragezo burya ni byinshi. Hari ubwo usaba Imana ukavuga uti Imana wenda aha muri inzu ntuyemo, wenda niyo mpamvu hari ubwo abantu bajya bakunda kuvuga abantu, ariko buryo abantu bivugira uko bishakiye. Hari umuntu wageze kunsanga arambwira ati iyi nzu mutuyemo ni itumurwara, itumye ndwara gute se? Ngo urabizi
ngo buriya nk'inzu zubatswe kera urumva kwa kwizera kw'abanyarwanda ba kera ngo hari ibyo batongeraga ibintu nk'ibyo. Oya ntabwo ari ko abanyarwanda ba kera n'ubu ngubu hariho ababyizera ababyemera hariho ababyemera. Indangije ndambwira reka nkubwire iyi nzu ngewe ntabwo ari jye wayubatse, abayubatse niba hari n'ibyo bakoze ibyo ntabwo bindeba kubera ko nari maze kugira kwizera. Haleluya. Ariko ndashaka kubwira ngo ushobora kuba uri mu nzu n'umutima wawe ukanabikubwira ukabwira ati ariko iyi nzu burya reka nkubwire ntawe uhunga ikimwirukamo. Yego rata burya ikikurimo ntabwo wagihunga. Niba warinjiye mu ishuri ry'Imana ryo kugeragezwa mukunzi wa Anaweza Daima ihanganira ikikugerageza. Kereka we n'Imana igivuga ngo cyamika ikubwiye ngo cyamika wacyamika ukava aho uri. Ariko ushobora kuba uri mu nzu cyangwa uri mu kazi runaka ukumva ko ariko kakugerageje, nyamara hoya ikigeragezo iyo cyaje kiba cyaje kandi gishobora kunyura na hahandi wumvaga ko ari igisubizo cyawe. Reka mbahe wowe rero wageragejwe n'umubiri ubwo ngo nageragejwe n'umubiri. Reka mbahe wenda urugero. Ushobora kuvuga uti njyewe aka kazi karanduhije, yewe simbona n'umwanya wo kuruhuka rwose, reka nze nkwereke ngiye guhindura akazi. Ukaba uhinduye akazi. Yego wise ko ugiye mu gisubizo uzabohoka uzaruhuka. N'urugero wakageraho noneho ugahora n'ikindi kigeragezo wakitaga igisubizo, none ahubwo icyo witaga igisubizo kibaye ikigeragezo kurusha hahandi wavuye. Oya tubyemeranywe ko hariho igihe n'Imana yemera ko bitubaho. Yego swati hari icyo ishaka kukwigisha, hari icyo ishaka kwigisha abagukikije. Yego ishaka se guhesha icyubahiro izina ryayo. Hariho igihe ijya ibyemera kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Aho niho nashakaga kujya. Ijya yemera icyo kigeragezo rero iyo ubonye ko navuga ngo kikurushije imbaraga, nta handi wakura ibyiringiro usibye mu ijambo ry'Imana. Kuba imbere y'Imana, kumvira icyo ijambo ry'Imana rikubwira, gusenga. Buriya gusenga bigira inyungu kuri twe. Iyo usenze wiyirije ubusa ni wowe bigirira inyungu, kuko uhabwa za mbaraga zo kwihangana, uhabwa za mbaraga zo kunesha, uhabwa za mbaraga zo kwihanganira ibikugerageza. Uti gute ko wumva wari urwaye umeze nabi, ubwo ndagendera ku kiganiro cy'ubushize, we wari urwaye icyo gihe umeze nabi, ntibaze se ubwo wabonaga izo mbaraga zo gusenga? Kuko niba nibuka hari n'igihe wagwaga ukabura ubwenge ukayoberwa n'aho uri, hari n'igihe wabaga urembye udashobora no guterura ikirenge ngo utere intambwe, ariko wari umeze uteze. None se mu mutima wumvaga ukomeye ushobora gusenga? Wumvaga se kwizera guhari? Ko kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana washobora kurisoma. Wumvaga abakozi b'Imana bigisha se kuri radio wenda, mbega wakuraga imbaraga wazibonaga? Mu by'ukuri njyewe ukuntu nagize imbaraga zo kwizera muri ubwo burwayi bwanjye, muri izo ntege nkeya zanjye, yes, njyewe imbaraga nazikuye mu kwizera ijambo ry'Imana. Nagiriwe ubuntu kuva kera nkiri umwana, nakundaga gusoma Bibiliya. Yes, nakundaga gusoma Bibiliya aho nabaga nicaye mu kazi, nakundaga gusoma Bibiliya aho nabaga nicaye mu kiliziya. Ubonye umwanya wakundaga gusoma ijambo ry'Imana? Kwa kundi wenda abandi baba bahugiye mu gutura, wenda ari igihe cyo gutura, je nafataga Bibiliya, nakundaga kugendanaga Bibiliya. Ntabwo waturaga? Naraturaga, nakundaga gutura bwa mbere. Urumva? Nakundaga gutura bwa mbere, nakundaga ijambo ry'Imana. Nkaba ndatuye subiye mu byicaro byanjye, nari umuririmbyi ngafata Bibiliya. Nagiraga Bibiliya yera n'igitabo cyitwa Misale ya Waumini. Sinzi mu Kinyarwanda ko cyitwa, kuko nari umugatolika. Ubwo rero nkagendana Bibiliya yera na Misale ya Waumini. Misale ya Waumini yanyoboraga aho nza gusoma isomo mu gihe wenda banteguje gusoma isomo rya mbere cyangwa irya kabiri. Ariko nakundaga Bibiliya yera kuko navuga ngo nayumvaga cyane.
so noneho tuvuge ngo ijambo ry'Imana ryari ryaragwiriye muri wowe cyane, wakundaga ijambo ry'Imana cyane, noneho cyagihe urwara hari ijambo ry'Imana riri muri jye, wamenyereye gusenga usengera mu ijambo ry'Imana, wamenyereye kurisoma, noneho rigufasha rite rero muri icyo gihe? Ukuntu ryamfashije rero, najyaga ngera muri cya gihe muri cya gihe cy'ubwihebe, narembye ngatangira kumva n'amajwi. Hari igihe wumva amajwi wanahwekera gatoya ukanarota, ukarota rwose ijwi rikubwira ngo ugiye gupfa, wowe ibicantege, ukaba wenda wanakangukira hejuru ugira ngo wenda wapfuye, ukisanga uri muzima. Njyewe ijambo ry'Imana ryabaye muri jyewe, iryo ngiryo niryo ryagiye rinzahura. Naba nageze nk'ahandi bavuga ngo aho umwana arira nyina ntiyumve, uko abantu wenda basanze nituye hasi bavuga bati birarangiye, njyewe muri jye hari ijambo ryankoreragamo muri jyewe, mu bitekerezo byanjye, kuko nabaga wenda nataye ubwenge, ariko ngata ubwenge mfite ijambo. Ubwo ni nko mu muhanda wenda igihe ugiye nko mu isoko, ku isoko, kwa muganga, ukagira gutyo ukitura hasi, ngiye muri repetisiyo, ku isoko hose sinahajyaga cyane, sinahajyaga cyane. Ntago ndatanga ubuhamya bihagije, ngenda mvunguraho gakeya. No mu isoko sinahageraga kubera ko abantu benshi, nageraga mu bantu benshi nkaba nituye hasi. Najya mu bukwe nibeshye ngo ngiye mu bukwe wenda nambaye imishanana nk'abandi, ndagerageje ndagiye, nagera mu bantu nkaba nituye hasi. Umva, ndashaka kubabwira ngo no mu birori bito nka za kitchen party, za anniversaire y'amavuko, ntago nabashaga kubijyamo, kuko nageraga mu bantu barenze nka 3 ngatangira umutima bwabushuhe wenda bw'abantu, simbizi, sinamenya, wenda narwaye n'umutima wenda utagaragara kwa muganga, kuko ibyo izo ni sinye z'umutima. Ariko aho hose narahageraga, jewe ijambo ryabaga rindimo. Noneho uko numva, kuko byazaga numva, nkaba nakubwira ngiye kugwa, ngiye kwitura hasi, we fasha Bibiliya, fasha telefone, nakubwira nshyira hasi, waba utanshyize hasi ugasanga kera nagezeyo. Ubwo ariko jewe uko byazaga nabaga numva n'ijambo rimpumuriza, kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Nubwo ndambara yahangaha mukanye ndabyuka, haleluya, nkaryamana ibyo byiringiro. Nubwo bwose byagaragaraga ko umutima wenda nko guhagarara, abantu wenda bagata ibyiringiro, ariko je nari mbyibitse. Haleluya. Cyo kintu cya mbere nkatekereza rya jambo nabwiwe, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Haleluya. Jewe muri ibyo bihe numvaga hari igihe nzemerwa, aho ngaho niho hajyaga hantera ibyiringiro, nkumva nzemerwa, nkumvira ijambo ntago riziye ubusa. Haleluya. Nkumva ntago rimanukiye ubusa. Jewe nari nagiriwe ubuntu bwo guhabwa imbaraga zo kwizera ijambo, urumva, ariko ntago byaje gusa, urumva, byatewe no kuryumva. Uko naryumvaga mu misa padire ryigisha, nanjye nageraga mu rugo ngasubira mu ijambo, nageraga mu kazi ngasubira mu ijambo, n'abandi muri repetisiyo ngasubira mu ijambo. Haleluya. Iryo jambo rero naribitse ku mutima wanjye, ntago nakubwira ngo gukira kwanjye n'ibiganza bya runaka, oya, yego barandambitse ibiganza, n'ukuri pe babindambitseho, Imana itagukijije nawe warabita, ariko ndashaka kubwira ngo ntago ari byo byangije. Ubundi njye nakijijwe n'ijambo, n'ubuhamya bwanjye nzatanga mu gihe runaka gikwiye, kuko sindabutanga mwene da, ntago ndabutanga ubu jewe ndi mu mashimwe, kuko mba numva nshaka gushimira Imana, mba numva nshaka kubwira abantu imbaraga z'Imana, akuvuga kamwe ku kandi byagenze ABCD. Iyo ni history, uzandika igitabo, iyo nzayivuga. Ariko ubu ndi kuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Kuri anaweza yote. Yesu arashoboye bene data. Mungu anaweza yote. Uyo wihanganiye ibikugerageza bitari bimwe, hari nibiza bikatugwa gituma. Mubizi se? Ni byinshi cyane. Turi ku isi n'ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere, ahangaha tugiye mu murongo wa 2, ariko ubu twahagiye. Haravuga ngo bene data, igice cya mbere umurongo wa 2, umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, haravuga ngo bene data,
mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose ni mugubwa gitumo tujya tubunga gitumo n'ibigeragezo bitari bimwe bikadutungura ngo n'ibigerageza bitari bimwe ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Haleluya. Haleluya. Amen. Kugeragezwa ko kwizera kwacu gutera kwihangana. Amen. Ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato bene data. Haleluya. Ese uko kwihangana tuzagukura he? Ni muri iri jambo ry'Imana. Nusoma ijambo ry'Imana cyangwa ugakunda guterana kwera. Hari ubwo ugera ahantu gusoma ukabibona ni nk'ikinyamakuru iyo utabimenyereye na Bibiliya urasoma ukagira ngo ni inkuru zisanzwe ariko abwo ari iyo utangiriwe n'ubwo buntu. Yego haleluya. Ariko reka nkubwire rero burya n'ubwami bw'Imana buraharanirwa cyane. Ndashaka kubwira ngo nugira umwete wo kujya aho ijambo ry'Imana rivugirwa. Muri iyi minsi arega iminsi yaranasohoye rya jambo ry'Imana rivuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo ubutumwa buzavugirwa mu mayira abiri mu mpande zose z'inzira ahantu hose ku isi yose abantu bazumva ijwi riburira nta rwitwazo. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndashaka kukubwira ngo mwene data wowe gira inzara n'inyota gusa byo kwinjira mu nzu y'Imana. Niba ari mu kiliziya niba misa ya mbere utayishoboye jya mu ya kabiri ugende wumva ivanjiri. Ariko na saa 10 ibaho buri na saa 11 ku mugoroba sibyo rata. Niba ari mu rusengero muri aya macaci yacu twitwa ngo ni amatorero y'umwuka yego rata mu bapantekoti dusigaye tugira na misa 1 2 3 kuko twabaye benshi. Yego hari n'abagira n'amateraniro ya nimugoroba. Gira umwete wo kwifuza kumva ijambo ry'Imana kuko iryo jambo ry'Imana niryo rizagukura hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Haleluya. Haleluya. Umere nka yampara mutwimpara yahagira ishaka amazi afutse niko nanjye ngushakashaka kuko ngufitiye inyota niko nanjye ngushakashaka kuko ngufitiye inyota. Haleluya. Nushakashaka ijambo ry'Imana uzaribona. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bankunda kandi abanshakana umwete ngo nibo bazambona. Niba wumva gusoma Bibiliya bikugoye bandanye ujye mu nzu y'Imana. Ntubishoboye uri ku gisasiro ariko nta n'igisimburije. Ariko reka nkubwire kuko hariya turumva wumva ijambo ry'Imana ukumva nuko barisobanura. Burya hari igihe ugera ahantu nigeze kuhagera rega nigeze kuhagera aho nkubwira aho umwana arira nyina ntiyumve. Icyo gihe nari ndwaye izo ndwara z'amayobera ndwaye n'ikirenge. Yesu mwami. Ndibuka abakunzi ba Anaweza Daima naberetse ikirenge ukuntu cyari kimeze ariko baraza bongera bakibereke ko sinjya mpaga gushima Imana kubw'iki kirenge. Baraza kukibereka aho hantu nari ngeze sinabashaga no kujya mu kiliziya sinabashaga no kujya mu masengesho yandi bavuga ngo nayo kwirirwamo. Ariko ndashaka kubabwira ngo iri jambo yakubereye inyunganizi byambereye akabantu aho ndyamye nakumva ngiye gucika intege nkibuka ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageje kuko nari ngeragejwe bikomeye n'uburwayi butari bumwe. Ntago ari ikirenge gusa cyabazwe inshuro 6 ahubwo n'umutwe udakira mu nda hahoraga hameze nk'harimo inzembe zikatagura umugongo wahoraga umeze nk'aho wacitse watandukanye nk'aho navuga nk'umuntu wabyaye nahoraga meze nk'umuntu wabyaye cyangwa uri ku gise. Iki gituza nahoraga meze nk'umurwayi wa corona. Mwene da corona se ntiwayirwayira? Reka nkubwire umuntu utararwaye corona nukuri ntacyazi. Buriya corona yaje kutwigisha. Ngewe ndakubwira abantu ngo narwaye corona imyaka 20 itaramenyekana kuko ibimenyetso byose bya corona nasanze narabigiraga. Nasanze kuko nahoraga igituza gihora kibyimbye gifora nkabura umwuka.
nahoraga aya maso wagiraga ngo hari nk'ikintu gikurura gishaka kuyavanamo ngo agwe hasi, byatumaga rero mpumiriza ubundi ijambo ijambo ritubwira hari gubihanganira ibimugerageza. Yego, ubundi iyo umuntu anyuze mu bintu nk'ibyo ngibyo wanyuzemo cyangwa n'undi wese n'abadukurikiye, kuko umuntu wese agenda anyura mu by'Imana yemeye ko anyuramo. Yego, ubundi utihanganye tuvuge nko mu bihe wari urimo icyo gihe, ugera ahantu wiheba wumva ukavuga uti n'abantu noneho bararambiwe, dore ndwaye igihe, nawe ukumva urirambiwe, ukumva mbega ubona ubuzima ntabwo ubona imbere yawe. ubundi iyo utaza kwihangana, kuko hariho abantu bananirwa kwihangana, nk'icyo gihe ni nk'iki kindi byari kugenda gutyo unanirwa kwihangana, ni nk'icyo umuntu yakora nk'ibyo bihe. Reka nkubwire rero nshuti yanjye, buriya iyo ugeragejwe ntabwo ubura amajwi. Hari amajwi yo mu mutima ubwawe aza akakubwiriza ati kora gutya, yagira gutya, ABCD. Gute ni nk'iki wenda tuvuge nk'icyo gihe, kuko byari ibihe bigukomereye mu by'ukuri. Icya mbere wari umugore uri mu rugo, ndibaza wari ufite abana batoya, dutoya cyane, urwaye, utabasha no kubitaho, utabasha guhagurukira urugo nawe ufatanye n'umugabo, mbega byari ibihe bitakoroheye mu by'ukuri. Ikindi uburwayi bw'amayobera, ushobora no kuba uri mu gikoni wishaje uvuga uti ngiye guteka, ugasanga wituye hasi. Mbega byari kuko twakurikiye ubuhamya bwawe bw'igihe gishize. Abakunzi ba Naweza ababikurikiye barabibonye, abatarabikurikiye muze kumanuka hasi, ni nk'amezi 2-3 ashize muraza kubona ubuhamya burebure bwa Mama Hatari. Mbega ni nk'amajwi, ni nk'ibiki wakoze uvuga uti ndumva naranesheje kubwo kwihangana. Ni nk'iki 1, 2, 3 wakabaye warakoze uvuga uti ahangaha kwihangana kwanshizemo ndumva nari kubigenza gutya. Nari nkubwiye nti aho hose turahagera. Nari nkubwiye ni burya iyo ufite ikigeragezo kikurambyeho, nawe ugera ugasa n'uwirambiwe. Amajwi ya mbere abanza kugushukana amajwi yo mu mutima. Urabanza ukitekerezaho, ukabanza ukanicirana urubanza, ukavuga uti buriya njyewe buriya biri kumbaho wenda n'ibyaha byinshi, ukicira urubanza, cyangwa ukavuga uti Imana yaranyanze gusa, ukumva gusa yarakwanze, we nyikwitaho ikumenya, ugatangira ukavuga Mana njyewe nagukoshereje iki, ukisuzuma ukareba ugasanga wenda nyine ukiyita n'umukiranutsi kandi utanariwe. Njyewe ijwi rya mbere ryabanje kunshuka n'ijwi rimeze gutya. Naricaye nitekerezaho ndavuga nariko se ubundi wa Mana we, njyewe kuko ikigeragezo cyantangiye njyewe maze gushaka, ubuhamya bwanjye bwa mbere natanze, ndibuka ko navuze ko ngitangira fiançailles nibwo natangiye kumva wa mutima, wa mutwe, kumva ndi igishushushungwe ntazi ko meze nk'ikidebire, hafi no kubivamo. Ariko Imana yarandengeye. Ibi bintu ntangiye. Yewe rero nabanje kwirambirwa nkajya nibaza nkavuga se uyu mugabo nawe yaragowe. Se ko dutangiye kubana tugatangirana nanjye ndwaye, nta mumaro mfite, nta kintu fase. Ibi bintu ese azabyihanganira? Kuko mu by'ukuri abana bose nababyaye muri ubwo burwayi. Ntangira kuvuga ariko ubundi uwasubira mu rugo. Urumva ko nari nagambire gusenya, ariko ntago numvaga nzasubira mu rugo ngo wenda ngiye kubayo burundu. Oya, numvaga nasubira mu rugo nkagenda nkarwarira mu rugo nkabimusaba cyane, kubera ko jewe naje gushaka mu Rwanda mvuye mu mahanga, cyane nari nsize n'umurimo w'Imana. Njyewe niciraga cyane urubanza mvuga ni wenda nuko naretse umurimo w'Imana, wasanga wenda kunakundaga korari cyane, wasanga wenda ubusindirimba Imana yarandakariye buri iri kumpana, ari nubwo nanabimubwiraga pe arabizi rwose, arabwo niganyiraga nkamubwira wasanga Imana yarankubise iri kumpana, wenda nuko naretse umurimo w'Imana sinyiririmba. Amajwi menshi ati hariya kuri Sainte Famille hari korari, ati wagiye ukaririmba, wagiye akamana itike, ariko se itike arayima, njyewe simbasha no kuvaho ndi simbishoboye. Ubwo rero ayo majwi yo mu mutima njye numvaga nzasubira nka Dar es Salaam, nkagenda mfite tante ukijijwe, nkajya kwa tante niho hari mu rugo, kabanza ukabana nawe ugakira, nkabana nawe
hanyuma ngasubira ariko no ku murimo w'Imana muri korali yanjye nkajya ndirimba nkumva nibyo bimeje bizamesha amahoro ariko ubwo urumva hagati aho mfite akada gato ubwo narabyaye hanyuma Imana irongera mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane urwara muri ubwo buzima kandi muri uko kugambirira ko mu mutima mvuga ngo nzagenda wenda mare nk'amezi nk'atandatu ibintu byara kane ukirwaye numvaga mu mezi atandatu nzaba maze kujya ku murongo kandi nkora n'umurimo w'Imana nkazagaruka ndi muzima urumva nanjye nkagira icyo nkora uri kumva noneho uko nguko umutima wambwiraga ngo wenda ugiye wakira urumva waranshukaga hanyuma hari n'abantu bageragezaga kunsura bakambwira bakambaza uko ndwaye nkababwira bakambwira bati iyo ndwara ntabwo ari iyo kwa muganga uri mu biki va mu bujiji ngwino tukujyane hariya hari umuntu ushobora kumenya niba baraguhumanyije bambwira ko bampumanyije ariko mu by'ukuri igihe ntabyo nzi njye numva ari amashuri y'Imana ibyo byose rero usanga bishobora kukuvana mu mwanya utabaye muri wa mwanya wo kwizera Imana utabaye muri wa mwanya wo kwihangana haleluya kuko burya ikigeragezo ushobora kugera ahantu ushobora kugera ahantu nyuma ko jewe nari maze kwirambirwa numva ntacyo maze mvuga ntuwaba ngiye hanyuma wenda nkazagaruka ariko numvaga atari ukugenda yone ngiye gushaka abavuzi numvaga ari ukugenda nkegera tante tugafatanya no gusenga kuko nubwo bwose nari ntarakizwa ngo nakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye je numvaga nkunze gusenga nkumva gusenga nicyo kintu cya mbere cyangwa gukorera Imana nkumva nicyo kintu cya mbere kizampa ubusabane n'Imana noneho na bwa bwoba bwo umutima nari mfite bwo gupfa nkumva ko ninkorera Imana ntagomba gupfa hoya numvaga gukorera Imana ngewe nta urupfu rwankura kandi ibyo mbabwira nibyo uti gute je nagiye miga imihigo myinshi cyane mbwira Imana nti Mana uyu mutwe uri kundya gutya uku kuguru kuhora kubagwa iki kirenge uyu mutima ura wenda kumvamo Mana umbabarire niba ari uko ntagikora umurimo w'Imana umbabarire unkiza Mana ngahiga imihigo myinshi yo kuzakorera Imana ngahiga ariko ndashaka kubwira mukunzi wa Anaweza TV ikigeragezo urimo cyose jya imbere y'Imana uyibwize ukuri niyo wakwicira urubanza burya Imana iravuga ushobora kwicira urubanza Imana ikazika kuhumuriza ikakubwira humura mwana wanjye ndi kumwe nawe haleluya ikakubwira iti komera humura nzagutabara ijambo rivuga ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero adasuzuguye gusenga kwabo haleluya iryo jambo ryarazaga rikanzamo noneho kwa gusenga na intege nkeya bya bindi bavuga bati ntiwabashaga kuba uva huri ntiwabashaga wenda no guterana ariko kwa gusenga kwanjye kw'intege nkeya Imana yarabyumvaga haleluya ubwo rero ndashaka kubabwira ngo kumva ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa kandi ukarishyira ku mutima wawe burya rirakuneshereza amen tugarutse kuri iriya jambo rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibikugerageza byose nuko numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo njyewe numvaga nifuza guhabwa ikamba ry'ubugingo ikamba ry'ubugingo rero numvaga ari ukujya mu ijuru ushaka guhita ujyayo se cyane kuko n'uburwayi bwanjye ngiye igihe cyose numvaga ngomba isaha yose numva ari byashoboka kuko nari mbabaye birenze urugero iryo jambo narisomewe n'umwana burya ntimugasuzugure abana hari umwana waje mu rugo aje gushaka icumbi w'imfubyi nawe yari afite ibigeragezo ni birebire ni umwana w'umucikacumu hari igihe buriya tuzazana kuri Anaweza yote yitwa François Xavier ajya akunda gutanga ubuhamya bw'ukuntu yarokotse jenoside yakorewe abatutsi ajya akunda gutanga ubuhamya bukomeza abantu cyane uwo mwana rero yaje mu rugo ahahungiye naho burya ntabwo kwari ukuhahungira Imana ijya yemera ko byose bitugeraho haleluya tugarutse kuri rya jambo muzanye ku murimo hari ubwo ushobora guhura n'ikibazo Imana ikakuyobora iti jya hariya niho kizakemukira nyamara burya bwari ubutabazi bwanjye nubwo hari ubwo yashimaga mama mwaramfashije dadi mwaramfashije nkambwira niceceka
ahubwo ni wowe waje nka marayika. Haleluya. Amen. Kuko yaransengeraga akansomera ijambo ry'Imana, ndibukira ijambo niwe wari insomera. Ahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa. Haleluya. Burya yari yahishuriwe ko hari igihe nzemerwa. Amina, amina. Amaze kurimbwira rero, jewe numvise ari Imana ivuze. Yego nari ntarakizwa. Ngo wenda ninjire neza. Ariko jewe kuko Imana yari yarangiriye ubuntu bwo kwizera ijambo ry'Imana ko nari kundaga. Jewe nararyumvaga ngahita numva niryanjye, ngahita numva mpawe amasezerano. Haleluya. Ubwo rero nanjye nubwo numvaga ko Isaya yose nshobora gupfa, numvaga ubwo bugingo ari ubwanjye kandi ndabufite. Sugira ngo simbufite. Ndabufite mwene ndabufite. Haleluya. Ijuru riraharanirwa, agakiza karaharanirwa. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubabwira ngo mwene data, aho uri nubwo bwose ugeze ahasa n'ahacecekerwa, aho udafite ijambo, ijambo ry'Imana ryisungu ryizere. Numara kuryizera mwene data, ndashaka kukubwira ngo rizaguhagurutsa muri icyo kigeragezo urimo. Niba uri ku gisasiro rizaguhagurutsa kuko nanjye ryarampagurukije. Niba uri umushomeri rizaguhagurutsa mu bushomeri, Imana izaguha akazi. Niba uri ku kigeragezo cy'urugo, ushobora kuba ubona wenda bikomeye mu rugo rwawe bitewe n'ibyo uhura nabyo, ukaba waba ugambirira kuruvamo. Nanjye nagambiriye kuruvamo, atari ukuvuga ngo wenda nukwahukana cyangwa iki. Numvaga wenda kubera ko ndemereye umutware, reka mbe ngiye umuhayeho akanya. Urumva mbe muhayeho akanya kuko ntiyasinziraga, nararaga ntaka. Urumva mu gitondo akazinduka ajya ku kazi kandi yari afite akazi kagoye. Ubwo rero nubwo narabimubwira ariko ayo majwi yanzagamo nkumva uwaba ngiye nkamuruhuraho gato. Ariko kuko Imana yampaye abana nyine bakurikirana vuba vuba, naje kwigarura navuga ariko se aba bana nzabayeka ku mugongo bose mbajyane ko ntasiga umwana wanjye. Haleluya. Narimba namyeho cyane. Ariko nashaka gushima Imana yo mu ijuru ko ab'Imana yampaye nemeye kubanambaho. Ndavuga ni sinabasiga. Ndumva nifuza kugenda ariko sinabasiga. Nubwo ndembye ariko bambona. Nubwo ndembye reka mbanambeho. Nkagerageza nkajya kubatekera, rimwe na rimwe nkagwa ku mbabura. Icyo gihe niko n'iterambere ryari ritaraza ry'amagaze. Kumbabura urabizi ukuntu imbabura ikurura. Ni ukuri ndashima Imana ko ntigeze ngo mu mbabura ngo inwike, ariko narigwaga iruhande nyine. Ni ukuri Imana ikandamira bakaza umukozi n'umushyitsi waba wadusuye bagaterura bakajyana. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ubu ngubu yaranyemeye, kandi igituma yanyemeye ni uko nizeye ijambo yambwiye. Nkihangana kuko aka kanya tushobora kuba turi kukubwira ibi ngibi, nawe uri ahantu umwana arira nyina ntiyumve, ariko Imana irumva. Haleluya. Iri jambo rifata uryandike ku nkingi y'umutima wawe. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Umutima wawe ureke kuguhagararamo. Haleluya. Reka twifashishe iri jambo. Uriya ni byiza kugenda tuyoborwa n'ijambo kuko abakunzi ba Anaweza TV, Anaweza yote. Imana tukubwira ni Imana ishoboye. Mungu anaweza yote. Kandi katika neno lake, ni jambo ry'Imana, katika neno la Mungu, hapo ndipo tunapatia nguvu. Haleluya. Ni jambo ry'Imana tuhakura imbaraga zo kunesha. Ni jambo ry'Imana tuhakura imbaraga zo kwihangana. Ni jambo ry'Imana tuhakura imbaraga zo kwizera. Haleluya. Kuko Yesu yatubereye icyitegererezo ari mu butayu, abwira Satani ati mve nyuma Satani we, handitse ngo. Haleluya. Ayo majwi rero ari kukuganiriza kubwira ngo birarangiye. Mwene data vuga ngo haranditswe ngo mutima wanjye. Haleluya. Haleluya. Have wimpagarara. Wa mutima unshuka we, kuko tubanza gushukwa n'imitima yacu. Burya kwahukana k'umugore bibanziriza mu mutima. Yego rata. Bigira gute? Bibanziriza mu mutima. Guturuka k'umugabo bibanziriza mu mutima. Yego. Ariko burya byaje mu mutima ukabibwira uti nubwo ngira gutyo ngo amahoro yanjye ni hariya muri iriya nguni. Hoya. Handitswe ngo. Haleluya. Zaburi ya 42 umurongo wa 12. Haleluya. Amen. Unashesha ijambo ukabwira iryo jwi ryo mu mutima rya Satani
imana iri kubwira ngo nyamara icira inzira wa mukobwa ugumiwe wa mukobwa we umaze kubengwa ubukwe bumaze gupfa inshuro nka 20 icira inzira ujye kwishingira ukavuga ati wa mutima wereka ko mpagarara ubundi se na Sara ntiyabyaye afite imyaka irenga 90. Haleluya rata. Ukabwira umutima uti reka kuko mpagararamo. Hari igihe Uwiteka azareba kwihangana kwanjye ame ibyo namusabye. Haleluya. Nindangiza nongere mushime. Haleluya. Kuko hari igihe tujya tugera n'amashimwe agakama ari kumviriza ijambo icyo rivuze. Haleluya. Mukunzi wa Naweza TV, reka dusangirire ijambo Zaburi ya 42:12. Haravuga ngo mutima wanjye ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo, ujye utegereza Imana yonyine kuko haleluya haleluya ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishima. Niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mutima wanjye reka kumpagararamo, ubwira iryo jwi rya Satani rikujeho mu mutima uri cyahe nkuko Yesu yacyashe ryajwi ari mu butayu amaze iminsi 40 yiyirije ubusa kugira ngo azaducungure. Haleluya. Haleluya. Kuko nawe wiyirije ubusa kenshi cyane uvuga uti jewe nubasha Imana, jewe ntago nzajya mu bapfumu kujya kubaza, jewe ntago nzishingira, jewe ntago nzahukana nubwo urugo runduhije, jewe. Haleluya. Ukabwira umutima utireka kumpagararamo kuko hari igihe nzashima Imana. Haleluya. Haleluya. Amina. Mama Tanya, Imana iguha umugisha mwinshi. Yewe uramfasha. Naho twaza nkaguha umwanya ukaririmba tugataha, ibyo birampagije. Ariko kuko tuba dushaka kubaka na bene data ngo tubabwire aho wavomye izo mbaraga, buryo ki washoboye kwihangana, buryo ki igihe cyose nubwo wabaga urwaye bimeze nabi nge nakubonaga wakarabye usa neza, uwakureba atabimenya. Impamvu ni iyihe? Iyo umuntu afite inkomezi zo mu mutima, afite kwihangana, afite ijambo rimukomeje, ntabwo urugaragaza umubabaro kuko haba hari Imana muri wowe ikomeye, hanyuma ugakomera ugakora iby'ubutwari. Turashima Imana rero ko yarinze Mama Tanya muri ibyo bihe bikomeye ikamuha kwihangana. Ijambo ry'Imana niko ribivuga mu Bakorinto ngo bakundwa bene data mukomere mutanyeganyega, ngo murushe witeka gukora, ngo mukomere mutanyeganyega, mube abagabo bo guhamya Kristo, ngo murushe iteka gukora imirimo myiza y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Bakorinto ba mbere Ese ashimwe cyane 15:58. Mukomere mutanyeganyega. Nawe mwene data ukurikirana Naweza, ndakubwiye ngo komera utanyeganyega. Ubuhamya bwa Mama Tanya bugukomeze, uburyo yihanganye, uburyo yanesheje ntago byari byoroshye. Babana yavugaga ati birananiye ngiye kubatwara ngi wacu. Ese ubundi yabanjyanaga iwabo ariho bagombye kubahoya. Ni amajwi y'urucantege, ni kwa kwiheba. Iyo turi mu bihe bikomeye rero hari igihe umuntu afata ibyemezo bitari byo bikazagira n'ingaruka ejo n'ejo bundi, wenda wari no kubafata kubwo gucika intege ukabajyana iwanyu, iyo ukaza ugasanga rwa rugundi yarutashye kuko umugabo ntabwo yabasha kuba wenyine, abafite akazi, abafite n'izindi nshingano. Ariko Imana yaguhaye kwihangana, kubaka urugo rwawe umusazanye n'umugabo wawe kandi warakize, warihanganye na warihangana, abana mubarera mu buryo mushoboye, waba ufite akabaraga ukabatekera, waba utabishoboye bakarya n'ibikonje, ariko kwihangana kwawe kwaguteye kunesha. Umwami Imana aguha umugisha. Uzabirebe no mu buzima busanzwe, umuntu wese wihanganye aba intwari, aranesha. Nta kigwari bijya kijya gishobora kwihangana, burya abashobora kwihangana n'intwari. Rero umwami Imana aguha umugisha. Mama Tanya ndagukunda urabizi, jya ufasha umutima wanjye, ufasha umutima wanjye, kandi abakunzi ba Naweza baragukunze. Reka dukomeze dukomere, dukorere Imana, imbaraga z'Imana zikomeho, ubuntu bw'Imana bukugumeho. Ejo n'ejo bundi uzadutumire mu bukwe bw'abahungu n'abakobwa wareze umeze nabi, tuze tubyine, tuvuze impundu, tuzamura icyubahiro cy'Uwiteka. Haleluya. Nta handi rero bene data ni ukwegera Imana, ukavoma imbaraga ziva mu ijambo, ugakomerera mu Mana, kandi none ukajya ugira no kumva ubuhamya iby'Imana yakoreye abandi, bakava mu bihe bari barimo bakabona ineza y'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya kwihangana Abrahamu yagize, Sara yagize, nubwo rimwe na rimwe umuntu agera agacika intege,
ariko numva ucitse n'intege jya wongera usubire ku rufatiro, jya wongera usubire ku rufatiro. Wahagizwe no gushaka Imana nk'uko yatubwiye ngo nk'uko imparakazi yahagizwe no gushaka amazi mu butayu, nawe wahagizwe no gushaka Imana kugira ngo igukomeze, ejo Satani atazagukoza isoni. Iyo ukomeye ukemerera Imana kukuyobora no kugushoboza, ejo uba ufite ubuhamya. Impamvu Mama Tanya afite ubuhamya, sibyo Mama Tanya? Impamvu ufite ubuhamya, impamvu utewe ishema no kuvuga Imana, nuko wakomeye ukihangana, hanyuma ukaba waranesheje. Ubu Mama Tanya ntabwo ari Mama Tanya wa wundi kitura hasi, ntabwo ari Mama Tanya wa wundi utagishobora gukora, amaze n'iminsi acuruza. Ntabwo bakinyita wa mugore ugwa. Uzi ko hari igihe kigera koko ukitirirwa ikigeragezo urimo, wa mugore usabiriza, wa mugabo utajya wubaka ingo zihora zisenyuka, wa mukobwa wagumiwe, wa muhungu wabuze akazi wavangiwe, wa muhungu w'umujura. Hari igihe ikigeragezo gituma witwa izina. Ubu nagarutse nzababwira ukuntu Imana yambwiye ngo cyamika maze ndagenda ndacuruza, ariko nabaye n'umucuruzi. Wabayeho n'umucuruzi. Imana rero iguha umugisha Mama Tanya, ntabwo ibyawe tujya twumva tubihaze, tuzagutumira, twongere tugutumire. Ndabizi ko uhora witeguye gukorera Imana, ndabizi bakunzi bacu banaweza rero ko buri muntu yakuye mwibye. We waruri ahantu umva ucitse intege, wumva wihebye, wumva udashoboye, komera ko Imana irahari kugukomeza. Wihanganire mu Mana, hanyuma rero uzave muri zahabu ihiye, uzave muri zahabu ihiye ishakishwa, uzave muri zahabu ishakishwa. Ubu Mama Tanya baba bamushaka hirya no hino ngo atange ubuhamya, yigishe abantu, ababwire gukomera kw'Imana, ababwire ijambo ry'Imana. Kuki? Kuko yihanganye. Nawe ni wihangane ibyo urimo, uzabukomeza abandi. Haleluya. Uzaba ukomeza abandi, uzabufasha abandi, kuko uzaba warihanganye. Kwihangana rero gutera kunesha. Imana iguha umugisha ko wanesheje, Imana iguha umugisha ko wakomeye. Ngwino rero dukorera Imana, dukomeza abandi. Haleluya. Amen, amen. Kandi humura, ibyiza biri imbere, ibyo Umwami Imana azakugirira ni byiza si bibi. Reka rero senga isengesho mu minota 2 byo gusabira abakunzi banaweza umugisha no kubakomeza mu ijambo. Imana ibakomeze, hanyuma nanjye umpe soze tubasezerere, tuzagaruka. Biraryoshye, akaryoshye nigahora mwitsamo. Ngaho senga isengesho ryo gusezera mami, nta jambo, iminota iradufashe. Haleluya, haleluya. Uzagaruka Mama Tanya. Yego. Senga isengesho ryo gusoza, tuzagutegurira igiterane. Yego. Tuzagutegurira igiterane. Ngiye kubasengera muri iri jambo. Kuko birakwiye ko muri byose duhora dushima Imana, ariko ijambo ry'Imana muri Zaburi hano rirakwibutsa, nanjye rinyibutsa ngo Zaburi ya 50 umurongo wa 23 aravuga ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Amen. Amen, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Turashima Imana. Mana turagushimira, Data turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yo gushimwa. Habwa icyubahiro kuko watwemeye ukaturema mu ishusho yawe nyaguhora ku ngoma Imana, ukaturemera imirimo myiza yo gukiranuka, ukaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, ukaturema mu ishusho yawe kugira ngo Mwami Imana yacu tukubera abana bakundwa, tukubera abana bakumvira. Unyemerere rero nyaguhora ku ngoma Imana, nyigushima nyiguhimbaza. Nsengere abakunzi ba Anaweza Daima, abakunzi ba Anaweza Mwami Imana yacu, nukuri bemeye gutanga umwanya wabo bakareba iki kiganiro, n'abandi Mwami Imana yacu nukuri batabasha kukireba, barushye kandi baremerewe. Ndakwinginze ubahe umugisha, kandi ubahe umugisha urenze kuri yose, umugisha w'agakiza. Ubahe kwihanganira ibibagerageza muri uru rugendo, kuko turi muri iyi si y'intambara. Turi muri iyi si y'intambara, niko Yobu yavuze ngo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Unyemerera abakunzi ba Anaweza Mwami Imana yacu,
ubaha imbaraga zo kwihangana, ubaha imbaraga zo kwizera ijambo ryawe, ubaha imbaraga zo kugutegereza mwami Mana yacu, ubaha imbaraga zo kugukiranukira, kuko abakiranutsi nibo bazakubona. Kandi nyaguhora ku ngoma Imana, ntabwo nakwibagirwa gusabira umugisha umuyobozi wa Anaweza Daima, sinabura gusabira umugisha umukozi w'Imana twabanye ufata amashusho. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya wabo baba batanze kugira ngo basakaze ubutumwa bwiza, ndagusabye data buja mwiza, ubakubire kandi mu mirimo bakora mwami Mana yacu, uyibaheremo umugisha, kuko ijambo ryawe ryambwiye ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza. Data, ibi byose ni ibimenyetso by'uko tugushimira, tugutambira amashimwe asante Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerera aba bakozi bawe rero baba bitanze data mwami Mana yacu, ubaho umugisha kandi ukinzira aho zitari Mana, kugira ngo bakomeze gusakaza ubutumwa bwawe ku isi yose, ndetse bavuga imirimo n'ibitangaza wagiye ukorera abana bawe, bityo babandi badafite shinge na rugero bihebeye mu mbaraga z'umwijima mwami baze bagusanga ubagirire neza. Urakoze ko wumvise gusenga kwanjye, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu n'umukiza. Amen. Imana iguhe umugisha Mama Tanya. Shalom shalom bakunzi ba Anaweza TV, Imana ibahe umugisha. Amen.